Ikaze nkwaye ikaze ukurikiye YouTube channel yacu. Niba utarakoze subscribe banza uyikande. Tekereza ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki. Aya mazi ashobora kuba yarigeze kuba mu nyanja, mu gicu, mu rubura cyangwa munsi y'ubutaka. Ariko se iki kibazo ni iki? Amazi yageze ute ahuri? Kandi se ayo mazi abaye umwuka aba yarazimiye burundu? Igisubizo kiratangaje. Amazi yo ku isi ari mu rugendo ruhoraho science yitwa urugendo rwa water cycle cyangwa hydrological cycle. Iyo izuba rishyushye inyanja, ibiyaga n'inzuzi, igice cy'amazi gihinduka water vapor. Ni ukuvuga umwuka w'amazi. Ubu nibwo buryo bwitwa evaporation. Izuba ni kimwe mu bintu by'ingenzi bitera water cycle gukomeza. Kandi hari ikintu gishimishije. Hafi 90% by'ubushyuhe buri mu kirere buturuka ku mazi yagiye mu kirere binyuze muri evaporation. Igice kinini gisigaye kijyanwa n'ibimera binyuze muri transpiration. Iyo water vapor izamutse mu kirere igera ahantu hakonje. Iyo ikonje itangira guhinduka utudomo duto tw'amazi. Ubu buryo bwitwa condensation. Utudomo duto tw'amazi dutangiye kwiyongera dukora ibicu, kandi si amarozi, ni physics. Amazi yagiye mu kirere nk'umwuka nyuma agaruka mu buryo bw'amazi. Mu gicu utudomo tw'amazi dushobora guhura tugakura. Iyo amazi amaze kuba menshi bihagije asubira ku isi nka rain, snow cyangwa ice. Ibi byitwa precipitation. Amazi ashobora kugwa mu nyanja, mu biyaga, mu nzuzi cyangwa ku butaka. Ariko urugendo ruba rutangiye. Amazi amwe atemba hejuru y'ubutaka akajya mu nzuzi no mu biyaga, andi mazi yinjira mu butaka, aho niho ibintu birushaho kuba amayobera. Munsi y'ibirenge byacu hari amazi tutabona. Aya ni ground water. Amazi ashobora kugenda mu myenge no mu myobo biri hagati y'amabuye bitewe n'imbaraga za gravity n'umuvuduko. Rimwe na rimwe iyo amazi asubira ibumoso bw'isi binyuze mu masoko, inzuzi cyangwa ahandi. Amazi ashobora kubona uyu munsi ashobora kuba yarigeze kuba mu bice bitandukanye by'isi. Water cycle ihuza inyanja, ikirere, ubutaka ndetse n'amazi yo munsi y'ubutaka. Amazi yo munsi yo mu butaka ntabwo aba ahantu hamwe gusa. Ashobora kuba mu myenge no mu bwenge w'amabuye, kandi akagenda buhoro munsi y'ubutaka. Ibiti n'ibindi bimera bifata amazi mu butaka hanyuma bikayasohora mu kirere binyuze muri transpiration. Iyo evaporation na transpiration bihujwe byitwa evapotranspiration. Sky ishobora kuba ubona ari ubururu kandi igicu kiriho, ariko ibyo ntibisobanura ko nta water vapor ihari. Umwuka w'amazi ushobora kuba uhari utabonwa n'amaso. Amazi ashobora kuba solid, ijya muri liquid, ijya muri gas, ni ukuvuga ice, ijya muri water, ijya muri water vapor, kandi ashobora gusubira inyuma muri izo states bitewe n'ubushyuhe n'imiterere y'ibidukikije. Science igezweho nishingira gusa kureba ibicu turi ku isi. NASA ifite satellite yitwa Aku yagenewe kwiga ibice byinshi bya water cycle, birimo evaporation, water vapor, clouds, precipitation, soil moisture, snow na ice. Ibi bifasha abahanga kumva neza uko amazi agenda ku isi. Water cycle ntabwo ihagaze. Iyo imiterere y'ikirere ihindutse bishobora kugira ingaruka ku bwinshi bw'amazi igihe imvura igwira n'uburyo amazi agenda. USGS ivuga ko climate change iri kugira ingaruka ku bwinshi n'igihe amazi abonekera ndetse no mu buryo imvura ikwirakwira. Niyo mpamvu gusobanukirwa water cycle ari ingenzi cyane ku buzima bwa muntu n'ibinyabuzima. Amazi tubona ikintu gisanzwe, ariko iyo uyitegereje ukoresheje science usanga ari urugendo runini cyane. Amazi ava mu nyanja akazamuka mu kirere agahinduka igicu, akagaruka nk'imvura, akinjira mu butaka, akajya mu nzuzi, hanyuma akongera akagaruka mu nyanja, kandi urugendo rukongera rugatangira. Igihe ubutaha uzabona igicu cyangwa imvura, ibuka uko ushobora kuba ureba igice kimwe gusa cy'urugendo rurerure
rw'akazu k'amazi. Amazi ntabwo ari amazi gusa, ni imwe mu nkuru zikomeye cyane za siyanse iri kwandikwa buri munsi ku isi. Mwakoze kubana natwe